Bavandimwe bakundwa, muraho neza, murakaze neza kuri channel yacu ndetse ikaba iyanyu Urugendo rw'Umukristo TV, aho tugiye kujya tuganira ku ijambo ry'Imana ridufashe mu rugendo rwacu rwo kuba abakristo nyakuri. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bibaza ndetse bakakibaza kenshi cyane, bibaza bati ese umuntu akizwa ate? Hari abantu benshi bavuga ngo barakijijwe, abandi bakavuga ngo barashaka gukizwa, ariko hakaba n'abandi bibaza bati ese gukizwa ni iki? Ese gukizwa no kujya mu rusengero gusa? Ese gukizwa no kwambara imyambaro y'idini? Cyangwa se gukizwa hari ikindi kintu byaba bisobanuye? Uyu munsi tugiye kubisobanura dukoresheje ijambo ry'Imana neza, ku buryo nta hantu na hamwe urasigara mu rujijo. Reka duhere mu gice cya mbere. Ese gukizwa ni iki? Cyangwa se gukizwa bisobanuye iki? Ubundi ijambo gukizwa risobanuye gukurwa mu bubata bw'icyaha ndetse umuntu agahabwa ubuzima bushya binyuze muri Yesu Kristo. Bibiliya itwereka ko abantu bose bakoze icyaha. Mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ibi bivuze ko nta muntu n'umwe utarakoze icyaha. Niyo mpamvu waba uri umuntu mwiza, waba uri umuntu ufasha abandi, cyangwa se waba uri umuntu ukora ibyiza, Bibiliya ivuga ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Icyaha nicyo gitandukanya umuntu n'Imana, ndetse icyaha nicyo gituma umuntu aba kure y'Imana, kandi ikindi icyaha nicyo gituma umuntu aba adafite amahoro yo mu mutima. Icyaha cyonyine nicyo gishobora gutuma ubaho mu buzima utisanzuye kubera ko wakoze icyaha, kubera ko nta n'amahoro yo mu mutima ufite. Tugende hano ku gice cya kabiri, reka turebere hamwe impamvu dukeneye gukizwa. Hari abantu benshi bashobora kuvuga bati ese koko kuki umuntu agomba gukizwa? Igisubizo ni iki ngiki. Icyaha gifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'umuntu. Icya mbere, icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Icya kabiri, icyaha gituma umuntu apfa mu buryo bw'umwuka. Icya gatatu, icyaha gishobora gutuma umuntu atabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu umuntu aba agomba gukizwa, agahora yiyeza ndetse agahora ashaka gukizwa buri munsi. Imana kubera urukundo rwayo rwinshi ku bantu ntiyashatse ko abantu bose barimbuka. Oya, niyo mpamvu yatwereje umwana wayo Yesu Kristo. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibi ngibi bisobanura ko Imana yaduhaye inzira yo gukizwa mu by'ukuri. Ndetse hari n'abantu benshi batekereza ko hari inzira nyinshi zo kugera ku Mana, ariko Yesu ubwe yarivugiye ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ibyo byanditse muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Ibi bisobanuye ko Yesu ari we nzira yonyine iganisha ku Mana. Nta kindi kintu gishobora kuduha agakiza uretse Yesu Kristo. Ntabwo ari amafaranga, nta nubwo ari imirimo myiza, yemwe nta nubwo aba ari ukuba umuntu ari icyamamare cyangwa se ko umuntu azwi. Oya, nta kindi kintu gishobora kuguhereza agakiza. Agakiza kaboneka gusa binyuze muri Yesu Kristo. Ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kumenya rwose, kubera ko Yesu yapfiriye buri wese. Ndetse Bibiliya itwereka ko hari ibintu byinshi by'ingenzi umuntu agomba gukora kugira ngo abashe kuba yakizwa. Ese ubundi mu by'ukuri umuntu akizwa ate? Icya mbere ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Icya kabiri, umuntu ntashobora gukizwa atemeye ko yakoze ibyaha. Icya gatatu ni uko ugomba kumenya ko wakoze ibyaha hanyuma ukihana ibyaha byawe byose. Kwihana bisobanura ko uvuye mu byaha ukabireka. Icya kane ni ukwizera Yesu Kristo, ukamwizera nk'umukiza wawe. Mu Baroma ibice 10 umurongo wa 9 haravuga ngo niwatura Yesu nk'umwami wawe ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Ibi nibyo Bibiliya itwigisha ku buryo umuntu agomba gukizwa. Reka turebere hamwe ubuntu bwo gukizwa ubwo ari bwo. Ikintu cya mbere cyiza cyane ni uko gukizwa ari impano y'Imana. Ntabwo tubigura amafaranga, ntabwo tubigura ku mbaraga zacu, nta nubwo yemwe tubibona ari uko hari ibintu byinshi twakoze. Mu Befeso ibice 2 umurongo wa 8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibi bivuze ko Imana ariyo iduha agakiza kubera urukundo rwayo. Mu by'ukuri gukizwa si ukwita umukristo gusa, ni uguhinduka mu mutima ukakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, ndetse
ugatangira ubuzima bushya buyobowe n'Imana. Niba wifuza kwakira Yesu mu buzima bwawe, ushobora gusenga usaba Imana kukubabarira ibyaha byawe, ugasaba Yesu ko akuyobora ubuzima bwawe bwose ukamushyira imbere. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi byubaka ukwizera, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, twigire hamwe ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gukura mu byo kwizera. Niba ari igitekerezo cyangwa se ufite ibintu utasobanukiwe neza, twandikire muri komenti kugira ngo tujye tubasha kugira icyo twiyungura cyangwa se tubashe kugira icyo twungukira muri Yesu Kristo. Kandi subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha.